Shalom, tuguhaye ikaze nanone hano ku isengesho ribuhora official. Wowe wakoze subscribe, Imana igumugisha, Imana ikugiriye neza. Nawe utarayikora tuguhaye ikaze, nawe Imana igumugisha. Ngwino tuganire ijambo ry'Imana. Wowe wayikoze icyo usabwa no gukora share na like kugira ngo tugende tugwira kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka twinjire mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo guhindurwa undi muntu. Ijambo rivuga guhindurwa undi muntu. Reka duhamagare Imana. Mana y'icyubahiro, Imana iganje mu ijuru no mu isi. Se umwami wacu Yesu Kristo, Imana ihambaye, Imana isumba byose, Imana itwigisha, Imana iduhugura, Imana itwubaka, Imana idukomeza, Imana itubeshejeho, Imana idutunze. Amasaha nk'aya turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere y'intebirenge byawe, turaje kugira ngo mu Uwiteka wohereze umwuka w'ijambo ryawe. Rya jambo wakoresheje urema isi ryohereze kuri nge, rindeme bundi bushya, rimpindure uwundi muntu. Rya jambo waremye wakoresheje urema isi ryohereze kuri uyu mugabo, ryohereze kuri uyu mugore, ryohereze kuri uyu mukobwa, ryohereze kuri uyu musore, ryohereze mwami kuri buri muntu wese uje hano ku isengesho ribuhora official, ryongere rimuhindura undi muntu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ngaho rero wohereze n'isengesho umwuka wera akoreramo kugira ngo akore ibikomeye mu ijambo no mu isengesho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen. Karibu. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe niryo tabaza ryanjye, rimurikira ibirenge byanjye. Ni ukuvuga ngo rero ni umwanya mwiza wo kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ijambo rishobora kumurikira ibirenge byawe by'umwuka, rikamurikira umutima wawe, umutima ukajijuka. Ijambo ry'Imana iyo rije rishobora kumurikira intekerezo zawe, intekerezo zawe zigahweza, intekerezo zawe zikabona. Ijambo ry'Imana iyo rije rishobora kumurikira imbere hawe, ukabona destination yawe, ukabona uri, ukabona naho uri muragana. Ijambo ry'Imana iyo ryaje rishobora kuza kuri wowe rigahumura, rikagukora ku maso, rigatuma usobanukirwa ugendana nawe kandi ubana nawe. Zopete sekere. Ijambo ry'Imana riraryoshye rero. Karibu mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Twavuga tuti rero tuje kuganira ijambo rivuga ngo guhindurwa undi muntu. Guhindurwa undi muntu mu bice byombi uko ari bibiri mu isi y'umwuka. Mu ruhande rw'ijuru ushobora guhindurwa undi muntu ugatandukanywa n'uwo wari uriwe, ariko mu mpande zombi birakorwa. Mu gice cy'isi y'umwijima, uruhande rw'abarozi, uruhande rw'abakozi ba Satani, uruhande rwa Satani bashobora kugufata wowe bakaguhindura uwundi muntu utari Uriwe nyirizina Imana yaremye. Ariko no mu ruhande rw'Imana Data wa twese nyir'ijuru n'isi ishobora kugufata ikaguhindura uwundi muntu. Impande zombi ugakurwamo uwundi muntu abantu batatekerezaga. Wajya ucaho bakibaza ngo uyu ni wa wundi cyangwa si we, uyu si we cyangwa ni we. Ukaba waba ikimenyetso cy'impaka mu bantu bitewe n'icyo Imana yaba yakoze ku buzima bwawe cyatumye uhindurwa ukaba uwundi muntu. Tujye rero gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza guhindurwa n'Imana ikaguhindura uwundi muntu mu izina rya Yesu. Uwo abantu batakekaga ko utaba we ukaba we, uwo abantu batifuzaga kuba we ukaba we mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka bigukorere. Ushobora guhindurwa undi muntu mu gihe gito. Uko abantu bari bakumenyereye, abagendanaga nawe n'ababanaga nawe bakaba baguha akato, bakaba batangira kugutinya, ndetse ntihagire n'umwe ukwegera mu buryo bworoshye bitewe n'uko Imana yaguhinduye uwundi muntu. Turavuga ngo guhindurwa undi muntu. Iyo tuvuga rero guhindurwa undi muntu, ntabwo tuba tuvuga ku buzima bw'inyuma gusa, n'ubuzima bw'imbere ushobora guhindurwa undi muntu. Abantu bari bakuzi nk'umuntu utabasha kuvuga, abantu bari bakuzi nk'umuntu uvuga amagambo y'ubupfapfa, ugira ibiganiro bibi gusa,
ejo bakakumva ucamwe amagambo meza, ucamwe amagambo ajijura abandi, ucamwe amagambo afasha abandi. Ibiganiro bibi byarashyizwe ku ruhande. Guhindurwa undi muntu no mu buryo rero bw'umubiri, ushobora guhindurwa undi muntu, Imana igahindura amateka y'uko wari ubayeho, kuva ku myambarire yawe kugeza ku gihagararo cyawe, kugeza no kuho utuye. Imana ifite ububasha bwo guhindura iyi mibereho yawe, ikagira n'ubushobozi bwo guhindura wowe ubwawe, ikakuvana mu wundi muntu. Ariko kandi na Satani afite ubushobozi, cyangwa se abakozi ba Satani n'ububarozi bafite ubushobozi bwo kuguhindura uwundi muntu, bakaguhindura uko bashaka. Neza ukaba wari ufite ubwenge bakabugutwara, neza ukaba wabaga mu buzima buri organize, ariko ugasanga none ubuzima bwawe babwerekeje mu kavuyo n'akajagari. Nawe wajya wireba ugasanga ubuzima bwawe n'imibereho yawe nta murongo bufite. Ndakuvugana nawe wowe ufite ubuzima bujagaraye butafite umurongo, Imana igushyire ku murongo n'ubuzima bwawe bwo ku murongo mu izina rya Yesu. Guhindura uwundi muntu uyu munsi wa none. Ushobora kuba wari umuntu ufite amagara mazima, mubiri wawe nta kibazo. Satani mu gahe gato nk'akuguhumbya cyangwa umurozi akagusunikira umuzimu cyangwa jini, bikaza bikinjira mu mubiri wawe. Mu gahe gato nk'akuguhumbya ugasanga wari ufite amaguru agororotse neza, yatangiye kugondama cyangwa atangiye kuba paralize. Wari ufite umubiri muzima ugasanga atejwe ubumuga. Muri ibyo bice byombi rero twavugaga ko ushobora guhindurwa undi muntu, ugahindurwa mubi cyane cyangwa ugahindurwa mwiza cyane. Noneho kuko rero iyo twigisha ibi ngibi tuba tugira ngo noneho sasa mu mahitamo yawe no mu bwenge bwawe uhitemo ushaka kuba we. Ushobora guhindurwa ukavanwamo umuntu ukaba mubi cyane, byose birashoboka. Ariko wowe iyo wigenzuye, wowe iyo witekerejeho, iyo wirebye, ubona uri mu kihe gice, cyangwa se wifuza kuba uwuhe muntu? Niba witekerezaho ugasanga waratangiye guhindurwa mu mitekerereze, imitekerereze yawe yarahinduwe, utagitekereza nk'uko wari uri. Niba wigenzura ugasanga uburyo wumvaga vuba ugasobanukirwa vuba byarahinduwe, uribwira ko byahinduwe nande? Hari umwuka wa Satani ushobora kukwinjiramo cyangwa umurozi ugahindura imitekerereze yawe, ugacuramisha ubwonko n'ubwenge bw'umuntu bugacurama bukicara mu mwijima. Umuntu wahishurirwaga, umuntu wamenyaga vuba, umuntu wasobanukirwaga, umuntu wari ufite ubushobozi bwo kurondora, umuntu wari ufite ubushobozi bwo kurobanura ikibi n'ikiza, umuntu wari uzi, wari ufite ubushobozi bwo kuba wareba umuntu ukamenya ngo uyu ni yawe umwesikoro cyangwa se umwesikoro. Umuntu wari ufite ubushobozi bwo kuvuga ati uyu ni umukozi w'Imana ariko uyu nguyu yarabeshya. Wari ufite ubwo bushobozi muri wowe bwo kugenzura. Igihe kimwe ugasanga ubwo bushobozi bwarahinduwe, ntugifite ubwo bubasha bugenzura. Ndagusengera kugira ngo wongere uhindurirwe mu mitekerereze, wongere uhindurwe mu myumvire, imyumvire yawe ibe myiza cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imitekerereze yawe yongere kuba mizima mu izina rya Yesu Kristo, n'amarangamutima yawe yongere kuba mazima. Ushobora guhindurwa mu gice cy'amarangamutima, Satani akaguhindura igihe cyose amarangamutima yawe agahora arakariye abantu, agahora atishimiye abantu. Amarangamutima yawe akaba atacyakira uwo mwagendanaga n'umwabonaga, kandi uwo muntu ari umugisha ku buzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo nicyo gice kibe derivure mu izina rya Yesu. Iyo tuvuga guhindurwa undi muntu rero, turatangira muri we mw'imbere dusoreze inyuma, uko n'ubundi Satani abashaka kugira ngo ahere imbere asoreze inyuma. N'Imana nayo ibishaka kugira ngo iguhindure undi muntu, nayo ibishaka kugira ngo itangirire muri wowe isoreze inyuma. Iyo tuvuga ngo itangirire muri wowe, Imana itangira guhindura umuntu, imuhindura uwundi muntu ihereye mu bitekerezo, ikaza mu myumvire ye, ikaza mu marangamutima ye, ikamanuka mu bushake, ikamanuka mu mutimanama. Aho niho Imana ibanza gukora, igakora akazi kayo mu muntu.
noneho yamara gukora akazi muri wowe irimo iragenda ihindura buri kimwe cyose, ikagaruka igatangira no guhindura ibiri hanze, ibyo abantu babona. Ni Imana ishaka guhindura ibitabonwa biri muri wowe bikaba bizima mu izina rya Yesu, kandi ni Imana ishaka guhindura ibibonwa kuri wowe abantu babona nabyo ikabihindura. Uyu munsi rero iri jambo Imana irimpa ubwaryo nari yumvise cyane, nawe uryumve nkuko ndi kuryumva mu izina rya Yesu. Hanyuma rero sasa ugira umugambi wo guhindurwa uba mwiza kuruta mu izina rya Yesu. Wigira umugambi wo gushaka guhindurwa uba mubi cyangwa se, kandi ni ngombwa kugomba kwigenzura. Reka dusome ijambo ry'Imana duhereye mu Baroma igice cy'umunani. Abaroma igice cy'umunani. Reka dutangirire ku murongo wa 18. Abaroma 8 kuva ku murongo wa 18 handitse ngo, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa. Ese imibabaro urimo uracamo iyo ugereranyije n'ubwiza ushobora kubona imbere yawe, ubifata gute? Hari abantu imibabaro ibundikira amarangamutima igapfuka n'ubwonko n'ubwenge, ntibagire ubushobozi bwo kureba imbere habo bitewe n'umubabaro w'umwanya mutoya. Ariko uyu mukozi w'Imana we yaravugaga ngo, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa. Yararebaga akabona hari imibabaro y'igihe ahagazemo, ariko mu mwuka amaso y'akarenga imibabaro, yarenga imibabaro akabona ikindi cyiza gikomeye cyiza kiruta icy'imibabaro ihagaze mu kano kanya. Noneho niko kutwandikira tuvuga ati, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa, ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana. Agakomeza ngo, kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Niba kano kanya uri mu bubata bw'ikintu kidafite umumaro, Imana ikubature mu izina rya Yesu. Niba hari ikintu cyakubase ariko kandi kikaba kitagufitiye umumaro, ndamanura umuriro w'Imana ku buzima bwawe. Icyo cyakubase kidafite umumaro kuri wowe, icyambase kidafite umumaro, imbaraga z'Imana zigisenyagure mu izina rya Yesu Kristo. Maraso Yesu Kristo agishwanyuze buri kintu cyose nabatishijwe, na buri kintu cyose nawe ubwawe wabatishijwe kidafite umumaro. Imana Data twese waguhanze akaguhanga akakugira ukuruko, igisenye mu izina rya Yesu Kristo. Imana Data twese yampanze nkaba ndi igihangano cyayo, nanjye nsenye icyo kintu gishobora kumbata kitamfite umumaro. Arakomeza aravuga ngo, kuko ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabubishyizemo. Ushobora kwisanga uri munsi y'ububata bw'ikintu kitagufitiye umumaro, ariko atari ubushake bwawe kugira ngo ukomeze kuba munsi y'ubwo bubata bw'icyo kintu kitagufitiye umumaro, ahubwo uwabishatse ukurusha amaboko ari we wagushyize munsi y'ubwo bubata, aguhindura uwundi muntu utifuzaga ko ugomba kuba we. Wisanga nawe uri mu bubata bw'ibidafite iki umumaro. Ndagusengera kugira ngo imbaraga z'Imana nawe wisengera zigukure munsi y'ubwo bubata butagufitiye umumaro, kandi Data twese waremye ijuru n'isi akubite uwagushyize mu bubata bw'ibitagufitiye umumaro mu izina rya Yesu. Kuko hano turabona ibintu bibiri by'ingenzi. Turabona ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, uwo ni umurongo wa mbere. Tukabona icya kabiri yuko ariko nubwo ibi byaremwe byashyizwe mu bubata, tukabona yuko bwabishyizwemo butabishaka, ahubwo uwabafasha akabashyira muri bwa bubata niwe wabishatse ko baba muri ubwo bubata. Noneho bisanze mu bubata, mu yandi magambo bisanze bari mu buzima batifuza, bisanze bateye uko badashaka, bisanze babayeho uko badashaka kubaho. Ariko
muri uko kubaho babayeho mu bubata batifuzaga kubamo, ahubwo wabashyize muri ubwo bubata niwe ubishaka ko babubamo. Kuko iri jambo riravuze ngo kuko ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si bw'ubushake bwabyo, ahubwo ni uko bw'ubushake bw'uwabushyizemo. Uwagushyize muri ubwo bubata bw'ibidafite umumaro, marayika amukubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Marayika amukoreho mu buzima bwawe kwa cinarezo. None tugakomeza rero ku murongo waho wa 21 hakavuga ngo yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikamurikirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byose bisa, ahubwo natwe abafite umuganira w'umwuka wera natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurirwa. Rya jambo twavuze guhindurwa n'umuntu, ngo dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Reka nsubire muri uyu murongo kugira ngo byumve. Ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Ugomba kuniha gutaka ugambiriye ko Imana iguhindura uwundi muntu. Hano Paulo we aragira gute? Arahita adifinisa, agasobanura uko tugomba guhindurwa. Ibyaremwe byose binira hamwe bitegerezanyije amatsiko guhindurwa kw'abana b'Imana. Uwiteka guhindura uwundi muntu mu izina rya Yesu utandukanye n'uwo wari uriwe, aguhindura uwundi muntu ukuwe mu bubata ube hejuru y'ibyakubataga mu izina rya Yesu. Ngo ariko si byo bisa, ahubwo natwe afite umuganura natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa. Ese uracyategereza guhindurwa, cyangwa tageti yawe urifuza kumera ukomeza uko, cyangwa se ntacyo bigutwaye ukomeza uko? Niba ntacyo bigutwaye byaba ari ikibazo. Ukomeze nuko ngemeze, tugomba tukuniha mu mitima yacu kugira ngo duhindurwe tuba abandi bantu, duhindurwe byo guhindurwa byo kuba abana b'Imana. Umwana wa Perezida wa Repubulika abaho bitandukanye n'umwana w'umuntu usanzwe. Umwana w'umuntu ukomeye abaho bitandukanye n'umwana w'umuntu woroheje. Niyo mpamvu hano Paulo yavugaga ngo ibyaremwe byose binihira hamwe, natwe ndetse abasogongeye umuganura w'umwuka wera natwe tunihira dutegerezanya guhinduka cyangwa guhindurwa abana b'Imana. Tekereza guhindurirwa k'umwana w'Imana. Noneho ukoresha logique utekereze kuba umwana. Uramutse uhinduwe ukagirwa umwana w'umuntu ukomeye cyane mwisi, ukaba wagirwa umwana wa Trump, ukaba wagirwa umwana wa Putin, ukaba wagirwa umwana w'umuntu ukomeye wese hano tuzi, cyangwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ukaba wahindurwa kuba umwana, tuvuge urugero wa Elon Musk, uriya mukire wa mbere mwisi. Uramutse ubaye umwana w'uriya muntu hano mwisi, nike wanyu urumva icyubahiro ufite, urumva igitinyiro ufite, urumva ubudahangarwa ufite. Noneho ibaze, noneho sasa abo ni abantu bahumeka umwuka ukabashiramo, bagashyingurwa imibiri yabo ikabora. Noneho sasa ugiriwe ubuntu bwo guhindurirwa neza kuba umwana w'Imana isumba byose, ukagera ku cyiciro cyo kuri kuviva ubuzima bwo kuba umwana w'Imana.
Imana ari igutunze, Imana ari ikubeshejeho, Imana ari ikurinda amajya n'amazi, wumva ubudahangarwa ubasha kugira. Protokoli y'ijoro ujya ureba abana babo bangabo twavuze, uzasanga bafite abajepe babarinda, bajya no ku ishuri barinzwe n'abajepe cyangwa barinzwe n'amabodyguard akomeye cyane. Noneho rero ibaze rero wowe wahinduriye kuba umwana w'Imana, uzagira escort zikomeye zishinzwe kukurinda imizimu, zishinzwe kukurinda amajini, zishinzwe kukurinda bya biremwa byose biyakiriweho iteka. Uzagira escort zikomeye zishinzwe kukurinda iyo myuka y'abarozi, zishinzwe kukurinda imyuka y'abakonikoni yicara ibungagira mu isi. Imyuka y'abadayimoni irabungagira, ibirimo irazerera. Hari iba yazamuwe yavanywe kuzimu, ari abana b'abantu bayizamuye biciye mu misengere yabo, noneho bakayizamura. Iyo tuvuga gusenga, ubwo ujye wumva ko harimo abadasenga ariko bo baterekera. Gusenga kwabo kukaba ari uko guterekera, gusenga kwabo kukaba ari uko kohera, gutongera n'ibindi. Abo rero bazamura imyuka bakayikura ikuzimu, abagira imigenzo ya gipagani. Noneho ya myuka igihe izamuye ikuzimu bitewe na bya bindi byaturiwe abazimu n'abadayimoni, Satani akavuga ati ngaho muzamuke mu isi mujye mukora akazi. Imyuka ikazamuka ije gukora akazi, ntabwo iba yemerewe gusubira ikuzimu igihe nta kintu yakoze gifatika. Rero igenda ibungagira izerera ari myinshi cyane. Hari ibirimo irazerera ibungagira ishaka biteza indwara, hari imirabungagira irimo irazerera ishaka biteza ubupfapfa n'ubugoryi, hari irimo irabungagira izerera ishakisha bigusha mu byaha, hari imirabungagira izerera ishakisha biteza ubukene n'inzara, hari imirabungagira izerera ishakisha biteramo za kamere, imijinya, amahane, amateka, inzangano n'ibindi. Haba irimo iragenda izerera ishaka kugira ngo igire uwo iteza ubumuga yari ifite umubiri muzima irarimo umugaje. Hari ibirimo irazerera irimo iragendagenda ishaka umuntu wagiraga umutima mwiza kugira ngo imuhindurire umutima, agire umutima mubi usharira. Harimo irazerera ibungagira igambiriye kugira ngo isenye relationship runaka. Hari irimo iragendagenda izerera ibungagira igira ngo isenye business y'umuntu runaka. Haba imyuka myinshi cyane ubwoko bwose ibirimo irabungagira mu isi, ibungagira aho utuye, ibungagira mu rugo rwawe, izerera hirya no hino. Aho ubona mbega hari abantu ujya umenya ngo egara amashitani, egara imyuka, ari abantu umenya ngo imyuka ibihari. So noneho rero sasa mu mwuka rero, iyo uri umwana w'Imana uba ufite protokoli ikomeye. Iyo warahinduriwe kuba umwana w'Imana. Umva, umwana w'Imana agomba kugira imitekerereze nk'iy'Imana. Umwana w'Imana agomba kugira kwizera nk'ukw'Imana. Ubwayo Imana iriyizera ubwayo, kuko iriyiza ubwayo, izi ubushobozi, izi ubuhangange n'imbaraga ifite. So ni ukuvuga ngo rero umwana w'Imana agomba kwizera iyo Mana nk'uko ubwayo Imana yizera. Imana ubwayo iriyizera ko ishoboye byose. Nijya kuvuga ngo ndi Imana ifite imirimo byose, ese hari icyananira? Imana dusenga ntinanirwa. So rero twavugaga guhindurwa uwundi muntu, ariko guhindurwa kugambiriye kukuvana mu mwana w'Imana, guhindurwa kugambiriye kugukura mu wundi muntu. Ni ngombwa ko nge nawe duhindurwa uwundi muntu mu izina rya Yesu. Data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi aguhindurire kuba uwundi muntu mu izina rya Yesu. Hano dusome ijambo ry'Imana, Tito igice cya gatatu. Tito igice cya gatatu kuva ku murongo wa 4 handitse ngo, nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Wumvise iby'iri jambo ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza
itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Imana igukize itabitewe n'imirimo ukora mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura gukizwa n'Imana ugahindurwa undi muntu, ikagukiza bidatewe n'imirimo ukora, ahubwo gukiza bitewe n'imbabazi n'urukundo rwayo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri. Kumbe hano turabona ko hari kitwa kubyarwa ubwa kabiri. Kugira ngo uhindurwe uwundi muntu nuko ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa kwa mbere kwawe uko kwagenzura kuza, iso na nyoko barahuye bakora ibyo bagomba gukora. Bamaze gukora ibyo bagomba gukora, umubiri wawe uraterana, ugenda witeranya, ingingo zose zirakura ku mubiri wawe. Ariko muri icyo gihe byibuke ko hari wowe w'imbere waje, iso na nyoko bamaze gukora ibyo bakora, hari wowe umwuka Imana yazanye itereka muri uwo mubiri. Uravuka nk'uko abandi bana bose bavuka, urakura mpaka amagingo aya. Iryo ryari ivuka rya mbere ryabanjirijwe no guhura kwa so na nyoko. Iryo ryabaye irya mbere. Rero iryo rya mbere ryari rifite intege nke nyinshi cyane. Ivuka rya mbere ryawe rifite intege nke nyinshi cyane. Icya mbere, ivuka rya mbere nuko usanga abana b'abantu twavukiye mu byaha. Abandi twavukiye mu miryango itazi Imana. Bandi bavukiye mu miryango iterekera ibanu bikaragusa. Bandi bavukiye mu miryango yuzuye ubusambanyi, amahane, amatiku, inzangano, urwango. Bandi bavukiye muri za kamera zitandukanye, mu businzi n'ibindi. Iryo vuka rya mbere rero ryatumye ukavuka ku mubyeyi umeze gutyo, nawe uzi kamere ye. Ntabwo iryo ryari rihagije kugira ngo Imana ikureke. Ibona ko iramutse ikurekanye iryo vuka risanzwe wapfa nabi. Itegura rero ivuka rya kabiri rigamije kuguhindura kuba umwana w'Imana. Irya mbere wari mwene runaka, birashoboka wari mwene Kalisa na Kamayana. Birashoboka ko ivuka rya mbere ryawe bwa mbere uri mwene Beatrice na Paul. Birashoboka ko ivuka rya mbere ryawe wari mwene Pascal na Fabiola. Urumva? Iryo ryari ivuka ryawe rya mbere. Iryo rero rifite intege nke cyane. Iryo rifite aho ritangirira naho rigarukira. Iryo rifite imipaka yaho ritashobora kurenga. Ariko noneho tukabona irindi vuka rya kabiri hano Bibiri tubwira rigamije kuduhindura abandi bantu. Ariryo hano ivuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri. Twakomeza ikavuga ngo idukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Idukiza no guhindurirwa bashya. Hariho guhinduka kuba mushya mu mutima wawe. Hariho guhinduka kuba mushya mu bugingo bwawe. Hariho guhinduka kuba mushya mu mikorere. Hariho guhinduka kuba mushya mu bikorwa. Noneho muri ibyo byose natangiye mvuga ngo birashoboka ko wahindurirwa kuba mubi. Birashoboka ko wahindurirwa kugira umutima mubi. Birashoboka ko wahindurirwa kugira bitekerezo bibi. Ahubwo kibazo ni kimwe. Iyo urimo urahindurwa ugira umutima mubi urabyumva. Iyo urimo urahindurwa ugira ibitekerezo bibi urabyumva. Iyo urimo uragenda uhindurwa ushaka kujya mu mico mibi urabyumva. Igihe rero utangiye kugenda uhindurwa kurushaho mu bimenya ngo hari daimon, hari amashitani, hari ikindi kiremwa, hari abandi bantu binjiye mu buzima bwawe barimo baragenda baguhindura uko bifuza, bakujyana mu bubata bwabo bw'ibitagira umumaro. Imana ikurinde guhindurirwa kuba imbata bitagira umumaro mu izina rya Yesu Kristo.
Imana ikurinde guhindurirwa kuba umunyabyaha, ahubwo iguhindurire kuba umukiranutsi muri yo mu izina rya Yesu Kristo. Iguhindurire kuba mwiza muri yo muri Yesu Kristo. Iguhindurire kuba mushya no gukira indwara zakumugaje mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka akora ako kazi mu bugingo bwawe. Ndagusengera ngo Imana isumba byose ikora ako kazi ko guhindurirwa kuba mwiza, ukavamo uwundi muntu mushya wahinduwe n'umwuka wera w'Imana, utarahinduwe n'imyuka mibi y'abadayimoni. Kuko mu gice kimwe ijambo ririmo riratwereka, mu gice kimwe ijambo ririmo riratwereka uburyo habaho guhinduka, ariko iryo hindurwa ribanzirizwa no kubyarwa ubwa kabiri. Noneho kwa kubyarwa ubwa kabiri bikadukiza duhindurwa kuba bashya, ariko ari umwuka wera urimo urakora ako kazi mu buzima bw'umuntu. Ruvuga ngo guhindurwa kuba mushya kuzanwa no kuvuka ubwa kabiri bikozwe n'umwuka wera mu bugingo bwawe cyangwa muri mwe imbere. Kuba mubi akaba yahindurirwa kuba mubi, ubwo bubi bitewe n'imyuka mibi, kuko imyuka mibi niyaguhindura kuba mwiza. Nubona ukoze ikibi, menya ngo hari umwuka mubi ukigikoresheje waguhinduye. Nutekereza nabi, menya ngo hari umwuka mubi wakwinjiyemo tumutekereza nabi. Ibyo ukoze byose bikaba bibi, hari umwuka mubi ubu wabigukoresheje bikaba bibi. Ibyo ukora bikaba byiza, hari umwuka wera mwiza ubu wabigukoresheje bikaba byiza. Rero twavugaga guhindurwa ko guhindurwa kuba undi muntu mushya, guhindurwa ugavamo uwundi muntu. Ndagusengera ngo Imana iguhindure ubuvamo uwundi muntu mushya mu izina rya Yesu Kristo, utandukanye n'uwo wari uriwe. Gira iryaka, gira icyo cyifuzo cyo guhindurirwa kuba uwundi muntu. Uwiteka yiteguye kubikora mu buzima bwawe. Ijambo rero ritugaragarije ko abantu duhindurwa bashya n'umwuka wera. Bivuga ngo umwuka wera ni ukora akazi ko kugira uwahindura amuhindurira kuba mushya. Atari umwuka wera, mu rundi ruhande ni umwuka mubi ubasha gukora. Reka twongere dusome iri jambo nanone. Guhindurwa undi muntu nibyo turimo. Guhindurirwa ku wundi muntu. Dusomye hano nanone, dusomye hano handitswe ngo Yeremiya 3:19, nukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze kwigishwa nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Hano umwanditsi arimo aratubwira ngo nukuri namaze guhindurirwa ndihana. Yamaze guhindurwa arihana, ngo kandi amaze kwigishwa yikubita ku matako. Noneho ngo abona ko amwaye kuko yaratangiye kubona ibyo yakoze atari byo. Niyo mpamvu yagize isoni, ngo agira isoni z'umugayo. Iyo witegereje niba koko iyo umuntu atarahinduka ntashobora kubona ibibi byiwe. Ariko ndagusengera kugira ngo utekereze ibyo waciyemo n'ibyo wanyuzemo cyangwa n'ibyo urimo kano kanya. Ese birakwiye kubigumamo? Ese birakwiye kuba umunyamahane? Birakwiye kuba umusinzi? Birakwiye kuba umusambanyi? Birakwiriye guhorana imibabaro n'agahinda mu mutima? Birakwiye ko ukomeza kuba umuntu ushaririye? Ese birakwiriye gukomeza kuba uko nguko uri? Cyangwa ibyiza nuko habaho guhinduka kwawe, ukabwira Imana ngo Mana ndaje mpindura uwundi muntu mbe mushya. Ukabwira Uwiteka ati ndaje mpindura uwundi muntu.
kuko tubonye ko guhinduka mo uwundi muntu, guhindurirwa ku wundi muntu, tubonye ko bishoboka. Imana igukure mu bubata umazemo igihe kirekire. Twatangiye dusoma Bibiri twereka ko ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata, bitari ubushake bwabyo kugira ngo bijye mu bubata, ahubwo ubwo bushake buri mu maboko y'ababushyize muri ubwo bubata. Ariko tukabona yuko ngo biniha noneho sasa binira hamwe natwe abumuganura batwabahawe umwuka wera umuganura, tukanira hamwe nabyo twifuza guhindurirwa kuba abana b'Imana, kuko kuba umwana w'Imana nibyo byonyine bibasha kugukura mu bubata. Reka dufate umwanya wo gusenga. Urumvise? Fatanya nanjye dusenge. Wifuze guhindurwa undi muntu, nanjye nifuze guhindurwa mo uwundi muntu. Wifuze guhindurwamo undi muntu w'agaciro. Data mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, turi imbere y'ubwiza bwawe kano kanya. Turasa nkaho twibona turi mu bubata, kandi ubwo bubata ababudushyizemo nibo babishatwe. Ariko ijambo ritubwiye yuko tunihira mu mitima yacu twifuza guhindurwa kuba abana b'Imana, kuko umwana w'Imana niwe wenyine utashirwa mu bubata bwa Satani, niwe wenyine utabatwa n'umurozi n'umukonikoni, niwe wenyine utabatwa n'indwara zituruka ku bihoherano n'ibitegano by'abarozi n'uburozi bw'abarozi. Kuko mwami w'abami, twabonye yuko umwana wawe abasha kugira uburinzi bukomeye cyane, kohereza escort zitagaragara zimwescotinga. Ngaho duhindurire kuba bawe Uwiteka, hindurira kuba wawe Uwiteka, umubiri wanjye wose uhindurire kuba wawe watwinara Yesu. Ukugutwe k'uyu muntu guhindurwe kuba kwawe watwinara Yesu. Imbaraga zari zarigaruriye ugutwe kwawe zivume kwa jina la Yesu. Abadayimoni bari barigaruriye amahumekero bwawe bakurekure mu izina rya Yesu Kristo, bakurekure ubuhumekero bwanjye n'ubwawe buhindurirwe kuba bushya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ibitugu byawe n'ibyanjye bihindurirwe guheka umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akanwa kanjye n'akawe bihindurirwe kuba iby'agaciro imbere y'Imana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo isumba amazina Yesu. Umubiri wawe, urwo ruhu rwawe ruhindurirwe kwambara ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu maso hawe hahindurirwe kwambara ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imitekerereze, imyumvire ndetse mu izina rya Yesu Kristo n'ubushake bwo muri wowe bihindurirwe kuramya Imana no gusingiza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wawe uhindurirwe kuba igicumbi cy'Imana ihoraho mu izina rya Yesu Kristo, n'ubwenge bwawe buhindurirwe kuba igicumbi cy'ubwenge bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Abo umwanzi yarwanyaga arwana no kugira ngo abahindurire, kugira ngo babe abakoresha, babe abagirira nabi, baba bakiniraho defure, kwa jina la Yesu, umwana w'Imana nzima. Ndagutegeka Satani, ndagutegeka umuzimu n'umudayimoni we, va kuri uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo. Genda kwa jina la Yesu Kristo. Washakaga kugira ngo umuhindure mugire kimuga, washaka kugira ngo umuhindure mugire umunyamibabaro n'indushyi, va ku buzima bw'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Abo washaka kugira ngo bahindurire ku indushyi, abo washaka kugira ngo bahindure kuba abasinzi n'abasambanyi, abo washaka kugira ngo bahindure kubibirara n'abanywa biyobyabwenge, mu izina rya Yesu, va kuri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, va kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Uwo wari wagendera ugambire kugira ngo muhindurire kuba umupapa n'umunyantege nke, muveho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Zopetese kriya horia. Turasenze kugira ngo ibyari byapanze byose mu isi y'abadayimoni, mu isi y'imyuka mibi, mu isi imbaraga z'uburozi, kwa jina la Yesu turatwika uburozi bw'ubwoko bwose bukoreshwa n'abaturoga mu izina rya Yesu Kristo. Abaroga imivumo, abaroga ubukene, abaroga inyatsi, abaroga ibyaha, abaroga ingeso mbi, abaroga imico mibi, abaroga bagateza ibyago n'amakuba, baroga indwara zitavurika, katika jina la Yesu Kristo baba bakugenza wowe nyumva, marayika w'Iteka bagenzi, marayika w'Iteka bahane
bakubise mu izina rya Yesu, baguhunge kandi bagutinye mu izina rya Yesu Kristo, bantinye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abo bicaye mu kirere cyawe ndatura ngo umuriro w'Imana batwike. Bari bicaye mu kirere cyo bashaka guhindura imitekerereze yawe, bashaka guhindura ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe, umuriro w'Imana batwike hejuru y'umutwe wawe mu izina rya Yesu. Ubwenge bwawe burindwe mu izina rya Yesu Kristo, ubwenge bwanjye burindwe mu izina rya Yesu Kristo. Bashaka kwicara mu kirere cyanjye kugira ngo bahindure imitekerereze, bahindure ubwenge bwanjye, babwerekeza ahatariho. Umuriro w'Imana batwike mu kirere cyanjye n'icyawe kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Urakoze Uwiteka, urakoze kutabaye, urakoze kurengeye buri wese twumvanaga rino jambo. Ngaho rero umwuka wera namanukire muri njye akora akazi ko kumpindura kuba mushyashya mu izina rya Yesu. Umwuka wera namanukire wowe akora akazi ko guhindura kuba undi muntu mushya, umuntu wizewe n'abantu, umuntu ukundwa n'abantu, umuntu wemewe n'abantu b'umumaro mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mu mbaraga z'umwuka wera Uwiteka urakoze ko nanjye mpindure kuba umuntu wemewe n'abantu kandi w'agaciro. Izina rya Yesu Kristo ngaruye agaciro kanjye nari naribwe, izina rya Yesu Kristo ngaruye agaciro kawe wari waribwe, izina rya Yesu Kristo ngaruye igikundiro cyawe cyari cyaribwe, izina rya Yesu bari baraguhinduriye kuba umuntu wangwa katika jina na buri muntu wese. Abo bantu baguhinduye batyo watsindwe, ndakwatura kugira ngo uhindurirwe kuba umuntu ukunzwe kandi ukunzwe katika jina la Yesu Kristo by'umugisha bitari bijyana mu byaha. Urakoze mwami kuko bikoze, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina ry'Umwami gapfa kazuka dusabye twizeye, amina, amen, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ngaho wowe twari turi kumwe utarakanda subscribe, please ntugende udakanda subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha igifaransa, kugira ngo tujye tubana igihe cyose hano ku isengesho ry'Uhoraho official. Mugira amahoro.